aba content creator benshi bakunze gukora video ariko bakabura thumbnail. Ntago bishekeje. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakora thumbnail isa neza. Urugero twafatiye kuri ku content creator witwa Editech 250. Ndizera ko mumuzi, mwabonye za thumbnail ze ko ziba zisa neza kandi zigaragara neza cyane ku buryo buri wese aba yumva yareba video ye ataranayifungura. Okay, kurikira ino video mwereke uburyo wakora zira thumbnail zisa neza cyane ziri ukoresheje zira effect zose. Ndakwereka uburyo wayikora neza cyane. Mubona kandi ino video igushimishije wibuke gukanda subscribe, ukore like, ukore share, ujye muri comment umbwira ikindi kintu nakwigisha nze tugikomerezeho. Okay, twagiye. Urugero hano twatanze turagira ngo dore thumbnail twakoze niyo ngiyo. Noneho ikintu cya mbere ugiye gukora ugiye gusearching ino application bita Pixel Lab. Uko ngo kuri kubona ntago twirirwa tujyayo, bayita Pixel Lab. Pixel Lab uragenda uyi downloading kuri Play Store. Noneho ikintu cya mbere tugiye kubanza tugiye gukoresha amafoto atatu. Dora aya mafoto atatu niyo tugiye gukoresha dukora thumbnail yacu. Urugero wenda ugiye kuvuga oya nako nari ngiye kumena umuceri kanze ndaje mbabwira urayinjiramo ukigera hano urasanga imeze utya. Ugisanga imeze utya urahita ukanda aho hirya ahangaha gutya. Numara kuhakanda noneho gisiga urahita uza ukande kuri ako kantu edit. Uhite wandikamo amagambo, aya magambo ushaka gushira kuri thumbnail yawe. Ibanga riri mu ishyamba rya Nyagatare. Noneho njya aya magambo niyo nshaka gushira kuri thumbnail yanjye. Nindangiza kugira ngo bize kuba ari thumbnail ya YouTube, ndakanda kuri atudomo dutatu nanda hano kuri image size, kuri custom, bite nkanda kuri YouTube thumbnail nkande okay. Nizere ko ibyo bintu dukoze mu bibonye. Nurangiza aya magambo urayaterekaho neza gutya. Noneho sasa rero tugiye kuzana amafoto yacu. Soreho gato turaza ureditinga aho ngaho uratambitsa hariya ushire kuri 3D rotate. Noneho nurangiza uraza hano uhitemo ibara ushaka ugenda utambitsa kano kantu ureba aho amagambo yawe araza kuba asa neza. Urarebaho araza kuba asa neza. Uratambitsa gutya kanze hari ahantu ndongera amabereke ahantu nyuze gutya ndabe habereka n'ubundi turongera tuhagaruke hari ibintu byinshi turahakorera. Nurangiza gutya aho niyo wabyihorera aha nta kibazo uragenda udutambitsa gutya urebe. Noneho urahita ukanda hara hejuru ku kantu ka plus. Tugiye gushiramo andi amafoto yacu none bitu from gallery. Nurangiza uze uhitemo ifoto ushaka. Ya mafoto atatu yacu ahantu ari nayahaberetse. Dore ifoto ya mbere niyo ngiyo. Ifoto ya mbere turahitamo duhite dukanda kuri iyo thumbnail ya YouTube kugira bize kuba bihura neza. Uhite dukanda aho hasi kuri ako ka very good aha mu nguni. Noneho urahita ukanda kwako ga setting utambitse hirya wemeza kuri 3D rotate. Na mukanya harani niho ni kuri twabigenjeje. Noneho urabona za thumbnail za edit uburyo ziba zimeze. Ububona asa nkaho ikaraga foto kari inyuma y'ukuntu. Noneho iyi bayita 3D rotate. Turongera ukande hejuru kaze mbibereke neza uhitemo ifoto ya kabiri. Ifoto ya kabiri tuyishyiremo neza. Noneho urayizana gutya uraba wemeje kuri aka kantu akangaka utambitse kuri 3D rotate niho ubikorera. Uhita aka kantu ugatambitsa gutya. Ubu nugatambitse urabona aho biri kujya. Nubona bitari kujyamo neza ugarure ukaza ukayegekaho neza. Uraza uyipimemo neza gutya. Noneho ningi
tubanze tuyigire nini gake kugira bingane. Ntago biri kungana neza ariko nyine wewe uraza kubikora neza kuko nge iyi ni urugero ngiye kubereka. Ntago ariyo ngiye gukoresha kuri video, ni urugero nafashe ngiye gukoresha. Witongera uhakande ukandaho kuri gallery uze uhitemo guys. Iyi foto ya hano yo gushyira hagati inyuma igomba kuba background wayitsibye. Ndizera mufite application zitiba background. Urugero ugende wandikemo ngo background remove, urahita baguha application, urabanza usibe background yayo, bayita background remove. Dore ngiyi twazibye background yayo, uraza ukayigira ntoya ugenda yuko uri kubona amafoto yawe yo mu manda ngana, ukaza ukayishyiramo neza fresh kabisa. Urabona ko biri kujyana na ya magambo yacu, ukaza ukayaterekamo neza. Nayo ni ukugenda ukora kuri uko tudomo, aka kadomo naka, dore utwo nitwo. Noneho uratambitsa, uhita ukanda hariya kuri image, kuri kara, ushobora kuza ugahindura ibara aya magambo yacu kugira ngo azasa neza. Ugahita uza ugakanda hano kuri hano, aho ntago ari ngombwa, ahantu ushaka uze kuhihorera. Icy'ingenzi ntago ari kiriya. Noneho aha kantu k'ingenzi hano, uraza ukande hariya kuri background, umanure gutya, uhitemo ibara rya background y'aya magambo yawe, katurekere rino. Noneho arahita uza aka kantu gatambitse hirya uheze, n'aka ngaka utambitse uheze, n'aka ngaka utambitse, n'aka ko hasi utambitse, uhita ukanda kuri ako ka very good. Ako ka very good uri kubona aha ngaha ako. Noneho ikintu kiraba gisigaye, amafoto yacu tugiye kuyakorera icyo bita filters. Noneho urabona ahantu dukanze n'ahantu harabanditse ngo color cool filter. Niho urakanda urahita uhinguka kuri utu tuntu. Noneho ikintu hano uzajya ukora, urajya udutambitsa, ureba aho ifoto iraba iri muri filters ushaka. Urugero wongera ukande ku yindi foto, ukande kuri cool filter, naho nurangiza ugenda udutambitsa aho urabona ifoto yawe ushaka iri muri filter ugishakamo, niho urabekereye. Noneho niyo hagati ni karaka, ni cool filter, niyo turi gukandaho. Aho uhite ukagenda utambitse tuno tuntu ugenda ureba. Dore utuntu two turagenda dutambitse ugenda ureba uko ifoto yawe iri kugenda isa. Wabona ari kuyishaka gutyo, urabona ni bibi, wabona ari kuyishaka ukarekeraho. Urabona tugeze nka gutya byaba ari umutuku cyane, uhita ugarura ugasubiza inyuma ho gato. Noneho katuyereke gutya. Hano ikintu gisigaye ni background, hari ahantu muri kubona hasa umukara hatari ikintu. Noneho soreho gatoya, ka kantu kaba kazengurutse ya foto iri hagati. Noneho nibyo tugiye gukora. Urajyaho ukande, soreho gatoya, uragenda naha utambitsa gutya, ugenda ureba aho biraba biri aho kuri ako kantu, ni kurakandaho. Ntabwo nari mbiberetse. Urahita ugatandika onu igicucucucu. Noneho ugenda ugipimamo neza. Mwabona hari agacucucucu kaba kari inyuma y'uyu muntu uri hagati, niko tugiye kuza dushyiremo. Nitumara kugashyira, urahitamo, ushobora kuza naho ugashiramo igicucucucu ibara ugishakamo, kaza nabyo ndaje mbibereke. Noneho ukagishiramo neza, uragipimamo neza fresh.
gutya. Guys, wibuke gukanda subscribe, nizere ko wamaje kuyishyiraho. Wibuke gukanda ku nzogera kigucika. Dukeneye abasabu byibura 200. Urabona turacyari hasi, turacyari hasi, naho turagera, ariko bizaza. Uratambitsa gutya, nugugenda wewe none ahanga yahandi ibara turihitamo gutyo, ukaza ahanga ikintu tugiye gukora, tugiye gushiraho background. Hari ahantu muri ko najya gusa umukara nta kintu kiriho, niho tugiye gukemura noneho. Ahanga mu mpande, aha mu nguni hejuru, murabona ko nta kintu kiriho. Urahita ugaruka, uratambitsa hara hirya, uhita uza ifoto ya background uyifite muri gallery, urahita ukanda kuri gallery, uze baguhitishemo wenda ifoto tugiye kureba, wenda ya foto y'imirongo. Guys, nibuka ko wakanze subscribe. Ya foto y'imirongo, dore urabona ko ihise ijyamo. Iyi niyo background navugaga. Noneho urugero, ushobora kuba itagushimishije iyi ngiyi, urubishyiramo neza. Noneho wowe ukaba wafata n'amagambo turayaguraho gato gutya. Guys, bino bintu ntago bikomeye, ni ibintu byoroshye cyane. Ahubwo ikintu ngiye kubisabira, uzajya ujya muri comment umbwira ikintu nagukorera. Ubaye iyi ngiyi itagushimishije, urakanda hano ako kuri ako kanditseho image, ako nizere ko mwakabonye. Haba hariho ama background ya app iba yarishyiriyemo. Uraza ugakirika ko turaya yose n'ama background kaduhitemo iki. Urabona ko yahise ijyamo. Noneho ikimara kujyamo, ahangaha n'ubundi ni nkaho twamaje kurangiza. Urahita ukanda ku tudomo 3 two hejuru, uhita ukanda kuri export image, urakanda kwako kantu, uhita ukanda hano kuri PNG, uza hano kuri custom, ukandaho kuri very high, usavinge kuri gallery. Image yamaje gusavinga, urahita kanze tuze tuvuge. Guys, ibi bintu ntago bikomeye. Utibagirwa gukanda subscribe, ugiye no muri comment. Urabona ira niyo nari nakoze mbere birapfa, reba niyo nakoze nyuma. Okay.